nuza mubonye Yohana Yego. 1:29 Yego. yaravuze ngo dore nguriya ntama w'Imana niwe ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yego. Tekereza umuntu uhagarara mu mwanya w'uwo akavuga ko n'abakuraho abantu ibyaha gusa rimwe na rimwe abantu basitara ku byanditswe. Yego. Kubera kudasobanukirwa icyo bivuga icyo bishatse kuvuga. Abantu bazagirirwa ubuntu. Yego. Bakumva message. Yego. Cyangwa se ubutumwa. Yego. Izo ntumwa zari zishoreye. Yego. Gutangaza ko imbabazi z'ibyaha Yego. zabonekeye mu rupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Yego. Abazatega amatwi bakumva iyo nkuru bakanayizera bazaba bababariwe ibyaha. Abana beza basa nase ntabwo bakomara umubabaro. Amashuri, amafaranga, imodoka, inzu nziza ntabwo yabasha gutura muri Kigali, ntabwo byakomara umubabaro. Kugeza ubwo yageze kugenda mu ndege ugiye i Burayi ntabwo byakomara umubabaro. Umara umubabaro n'umwe gusa. Aravuga ngo ndashima umusaraba, ngo ndashima yamva nziza, ngo ariko cyane ngo ndashimira umwami Yesu. Nibyo twababwiraga ngo ari umuririmbyi yavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe ngo ugende uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu bahabwe ubwo buntu ngubwo butumwa nawe twari ubwo. Hovanisi Family TV narayibonye nge ndishima, nezezwa ko ni mahanga uzagukenera azagusura, atari ngombwa ngo atege indege, ndavuga ko woroheje urugendo. Turabasuhuje bakunzi b'ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa busobanura neza uburyo Imana yateguye umugambi mwiza wo gukiza abari mu isi ikoresheje Yesu Kristo, akaba ari we uhinduka icyiru cy'ibyaha by'abari mu isi, ndetse akaba ari udushakira gukiranuka. Bigasaba ko umuntu amwizera kugira ngo abarweho gukiranuka kwe kandi ababarirwa ibyaha bye byose, bityo abo umuragwa w'ijuru ariko abikesha Yesu Kristo. Mwe rero mukunda ibiganiro byacu, mwe mukunze kubana natwe, turabashimiye kandi turabasuhuje, tubahaye n'ikaze mu iki kiganiro cy'uyu munsi. Kubo tumenyeranye deja mwamaze kumenya abo muri kuvugana nabo, ariko wowe mushya mu biganiro byacu, njye uvuga ni Emile&Mugisha, ndumuvuga ubutumwa bwiza, ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe utari mushya mu biganiro byacu. Ndagira ngo nawe abibwire kugira ngo dukomeze kuganira twamenyanye. Ni karibu mwene data. Murakoze muvandimwe. Nanjye ndabasuhuje mwese abadukurikiye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Yozefu Mugisha. Ayo ni amazina yo mu buryo bw'umubiri, ariko nanone ngira n'irindi zina nahawe na data, ndi umutagatifu. Amen. Umutagatifu kubera ko namenye neza ko ibyaha byanjye byose byabazwe kuri Kristo Yesu, ariko nanone nabimenye ari uko nabanje kumenya aho nabereye umunyabyaha. Namenye ko ndi umunyabyaha bidashingiye ku bikorwa, ahubwo bishingiye ko nkomoka kuri Adamu wakoze icyaha, abamukomokaho twese tugahinduka abanyabyaha ndetse banakatiwe urwo kurimbuka. Nyuma mpura n'ababwiriza butumwa bwiza, bambwira nanone ko icyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo, bansobanurira ko ari Yesu wemeye kwishyiraho ibyaha byanjye. Ndi umukiranutsi rero ku bwa Yesu. Nanjye nejejwe nanone kandi kongera kugaruka kugira ngo dukomeze tuganire. Imana ihimbazwe byose. Uvuze amagambo meza cyane, uvuzemo ijambo ry'uko uri umutagatifu. Yego. Nk'izina wahawe n'Imana. Yego. Kandi nibyo, iyo tuvutse mu buryo busanzwe bwo ku mubiri, ababyeyi baduha amazina. Yego. Ariko niyo tubyawe n'Imana nayo iduha izina. Yego. Nk'abana bayo. Yego. Kandi koko Imana koko ari yera, ibyara abera, abatagatifu, yego, abakiranutsi. Kubwo kubyarwa n'Imana rero wahindutse umukiranutsi. Yego. Ntabwo nabimise ntwarwa no kumva uburyo umuntu avuka ubwa kabiri. Yego.
ariko ntituri bwinjiremo cyane kuko urumva ivuko rya mbere twavutse turi abanyabyaha, yego, ariko ivuko rya kabiri iyo umuntu arihawe aba anahindutse umukiranutsi. biragatsindwa kuba umuntu avuga ngo yavutse ubwa kabiri reka agakomeza kwitwa umunyabyaha. Reka mvuge ko bari n'ibyiyitiriro, ntabwo aba yari yavuka ubwa kabiri, ariko Imana ishimwe ko mu isi hari abantu bavutse ubwa kabiri bahoze ari abanyabyaha, ariko igihe kikagera bagahishurirwa uburyo Imana ibyara umuntu, noneho bakizera Yesu, bagahindurirwa ivuko, yego, bagahinduka abakiranutsi ku bwa Yesu. Reka mvuge ko muvandimwe, yego, ntitubuze kuba twaragiye tubisobanura mu biganiro byatambutse, yego, ariko ni ikintu mu by'ukuri umuntu akwiriye kumenya, twanabicamo gatoya, yego, mbere y'uko tugera ku bindi. Yego, ubundi iyo habayeho kuvuka, wanabisobanura mu yandi magambo nko kugira aho ukomoka. Yego, kuvuka ni ugukomoka ku, yego, sibyo? Yego, urumva ko abantu rero bagira aho bakomoka. Yego, abantu bwa mbere Imana yabakomoye ku muntu umwe ari we Adamu. Noneho rero uwo Adamu yamuremeyemo abantu bose bariho, ababayeho n'abazabaho. Yego, hanyuma iyo nkomoko iza kugira ikibazo. Yego, iyo nkomoko iza kugira ikibazo, n'umurongo w'iyo nkomoko wose ubugize ikibazo. Sinzi Mugisha, yego, kera ukiri umwana wigeze ukina agakino ko gufata amatafari, yego, abantu bakayashyira ku murongo, yego, akurikirana, yego, hagati hakagenda hajyamo intera ntoya, yego, noneho akaba ari nk'amatafari nk'ijana, yego, wakoma kuri rimwe yose akaba arahirimye, yose akagwa ku murongo. natwe rero uwo dukomokaho yagize ikibazo, yego, ariko bituma n'itafari rya nyuma naryo rigira ikibazo. no mu buryo busanzwe ushatse nko kubumba nk'amatafari, yego, amatafari 5,000 abagomba kukubumbira ubahereza iforumu, yego, ukabwira ati amatafari yanjye agomba kuba ari ku iki kigero, yego, akoze gutya, yego, angana gutya, yego. noneho bo icyo bakora ni ugukoresha ya forumu yabo, yego, buri tafari ryose basohoye riza rimeze nk'uko irindi rimeze. Ya forumu iramutse ifitemo nk'akabazo, bivuze ngo amatafari yose yagira ako kabazo kari muri iyo forumu, kuko yose aravukana. Yego, none rero uwo nguwo twaremewemo yagize ikibazo, yego, yinjirwamo n'ubuzima bw'icyaha bukomotse kuri Satani, yego, noneho bituma abazamukomokaho bose baza ari fotokopi y'uwo, yego, ariko bakaza bahuje ikibazo. Nibyo, mu magambo make iryo ni ryo vuko rya mbere. Kuba umuntu ari umusinzi undi akaba umusambanyi ntabwo bivuze ko bose batavukana. baravukana bose babyara n'umwe yitwa Adamu, kandi nta handi hantu icyaha gituruka, naho ngaho. kuvuga ngo hari ibyo naretse, ngo nubwo nsigaye nkora ibindi, ariko ngo bya bindi byo narabiretse, ngo narabiretse, oya, nibyo ntibirakaba kuvuga ubwa kabiri. Nushaka ubusigaranye kimwe, nushaka nacyo ukishakemo ukibure, ntabwo bivuze ko wavutse ubwa kabiri. Nushaka uba ufite titre runaka mu idini runaka, yego, ndetse no mu kwipresenta kwawe uba uvuga ko ari byo waretse, yego, rwose ntabwo wari wavuka ubwa kabiri. Abantu nicyo kibazo bafite, yego, ariko Mugisha nyine turi hano kugira ngo dutange umucyo. Ni ukuri uyu ni umucyo uvira ahacuze umwijima. Nibyo muvandimwe, iyi ni inyenyeri yo mu ruturuturu, yego, mu by'ukuri iri ni izuba riba rigaragaye, ariko mu gihe cy'igitumbiko, yego, mu by'ukuri iyi ni inkuru nziza igaragaye ariko nyuma y'inshamugongo, yego,
ibi ni ibihe byo gutabarwa ku bantu bari bihebye. Yego. Iki ni igihe cyiza cyo kuruhuka kw'abari mu isi. Nibyo. Ni inkuru y'ihumure, ni igihe cyo gusobanukirwa. Yesu yaravuze ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Nyuma y'igihe kinini abantu bari mu mwijima, iyi ni impuruza. Iri ni ijwi ry'ikondera. Iyi ni impuruza. Nibyo. Ni ijwi ryo gutabara. Ni ijwi ryo gutabara. Hari igihe Abisirayeli rimwe bigeze bagotwa n'ingabo z'Abasiriya. Yego. Hanyuma bituma inzara ibica. Yego. Kubera kumara igihe kinini batagira icyo bakora, badasohoka, batagira gute, inzara irabica cyane kurya abantu, ababyeyi batangira kurya abana babo. Yego. Noneho rero ariko igihe kiza kugera hagira ababembe bari hanze y'umurwa. Hari uko byagendaga, ababembe bakabashyira hanze y'umurwa. Yego. Bo baza kugwa ku biryo. Bagwa ku biryo. Bagwa ku biryo. Mugisha, nyuma y'igihe kinini cy'inzara bagwa ku biryo. Ngo Imana yari yateje umurindi, yateje umuriri mwinshi, ingabo z'Abasiriya. Yego. Zirahunga. Yego. Zihunga nk'izihunze igitero gikomeye cy'ingabo zo mu ijuru. Yego. Noneho rero bata ibiryo rero, bata n'ibintu byose bari bafite. Baba bembe bagwa ku biryo Mugisha. Twabiguyeho. Bagwa ku biryo bararya ariko bamaze gushira inzara baravuga bati twakomeza kwirira. Bene wacu bashonje. Bati ni byiza ko tujya mu murwa none tukajya gutangaza inkuru nziza yuko ibyo kurya byabonetse. Iyi ni inkuru rero. Inkuru y'ubutumwa bwiza ni inkuru ibwira abantu bashonje ko ibyo kurya byabonetse. Ko bivuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota ariko byo gukiranuka. Nibyo. Ni inkuru yo kubabwira ngo gukiranuka noneho kwarabonetse. Nyuma y'igihe kinini cy'inzara, nyuma y'igihe kinini cy'amapfa, nyuma y'igihe kinini bakubwira ati jya muri kanyarira wiyiriza ubusa, mari iminsi myinshi utarya utanywa, jya muri murya. Noneho usonze cyane biraca kamere intege. Noneho ubu umukiranutsi, umunyabyaha ushonje ntagahinduka. Umukiranutsi n'izina rye ni umunyabyaha ushonje. Uwaretse inzoga ntabwo aba umukiranutsi, ahubwo ni uwaretse inzoga w'umunyabyaha. Hari na byinshi byatuma uzireka. Yego. Hari igihe nk'umuntu afungwa akajya muri gereza. Yego. Akamara igihe kinini yazikuraho, akava avuga ngo yarihariye, ngo yakiriye agakiza, natubare tubayo, ngo ntakinywe inzoga. Ariko ibyo byose ntibiragahindura uko umuntu yavutse ameze. Uwo muntu ni umunyabyaha, ibyo yakwigira byose. Ngo wateze igitambaro, ngo wambaye ibigera ku birenge, amajipo maremare, hari n'amapantaro manini ukuntu adoze y'amatishe, wajya uyatambukana na Bibiliya ku gatuza, bati murokora aratambutse. Ibyo bintu ntabwo byakugira umukirano, n'ubundi ukomeza kuba umunyabyaha. Yego. Ibyo bagukoresheje byose cyane rwose. Umunyabyaha bashyize mu mazi ngo baramubatije, ni ukumubatiza ari umunyabyaha umutse, akazamuka ari umunyabyaha utose. Uwo muntu ntabwo aba ahindutse umukirano, ariko n'umutima we urabimuhamiriza. Niyo ubimubajije ngo bateze uri umukiranutsi, ati reka nta mukiranutsi uba ku isi. None se ubwo ngubwo mu by'ukuri urugendo rwose wakoze rwitwa rwa gikristo rwakumariye iki? Ukajya unatinyuka ukaririmba ngo ngende umukristo, nyamara undi waravuga ngo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ndihumva ko abaye umukristo abaye umukiranutsi kugeza kugupfa, apfuye mu gihe abandi bavuga ngo ni abanyabyaha kuri ubu n'igihe nzapfira bazapfira. Bisaba rero ngo nk'uko umuntu umwe, niko biriva mu Baroma 5:18 na 19. Yego. Yakoze icyaha ariko atera abantu bose bamukomokaho guhinduka abanyabyaha. Iyo ni ivuko rya mbere. Nibyo. Ariko hari igihe
nk'uko bakwise Yosefu hari nk'igihe vuga ati ababyeyi bambyara bwa mbere banyise Muzabyimana. Yego. Yego. Ariko mvutse ubwa kabiri banyita Yosefu. bagita Yosefu. Kandi nibyo koko naryiswe ku mubatizo wo mu mazi menshi ngo mvutse bwa kabiri. Manukamo ndi umunyabyaha rwose wumutse. Wamanutse uri umunyabyaha Muzabyimana. Nzamuka ndi umunyabyaha Yosefu. Icyo nacyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Niyo bakwita amazina 10 ku munsi w'umubatizo wawe n'ubundi ukomeza kuba umunyabyaha ukatiwe kurimbuka maso y'Imana. Byasabye rero iki? Byasabye ko Imana itubonera undi. Yego. Undi muntu. Yego. Buri niyo mpamvu yose yavuga ngo ni umwana w'umuntu. Nibyo. Byasabye ko avuka akambara umubiri w'abantu kugira ngo noneho yongere ahagararire inyoko muntu. Yaraje ari umucunguzi. Yego. Ko yagombaga gucungura abafite imibiri bose pe. Yego rwose. Bisaba ngo nawe yambare umubiri acungura abambaye imibiri. Nibyo. Noneho rero nk'uko iforomo ya mbere yagize ikibazo n'amatafari agagira ikibazo. Byasabye ko haboneka iforomo noneho imeze neza yitwa Yesu. Amen. Imana nyine ibone ahandi hantu ikomora abandi bantu batandukanye n'abambere basa nuko iforomo yayo isa nyine ya kabiri. Nibyo. Bivuze iki rero? Bivuze ngo uwo murongo nari mvuze mu Roma 18 ngo ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe ngo cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Abo bose rero nabaciye muri iyo forum. Nibyo. Yitwa Yesu. Sibyo? Bivuze buri inyamanza ibyara inyamanza. Nta nyamanza yabyara inkoko. Cyangwa ibyara umusuri. Cyangwa inuma. Buri kintu n'ubwoko bwacyo kibyara icyacyo nyine bimeze kimwe. Uziko buriya ni nayo magambo muri Mateyo 23 abantu basitara igihe kinini. Yego. Bakavuga bati rero kuri uwo munsi ihene zizajya ibumoso noneho intama zijye iburyo. Ariko mu magambo rero hari ukuntu Yesu yabashimiye aravuga ati ubwo nari nshonje mwaramfunguriye, ubwo nari nambaye ubusa mwaranyambitse. Nibyo. Sibyo? Nibyo. Abantu bagahita biruka bakavuga bati rero tugiye kugaburira abashonje. Yego. Tugiye kwambika bambaye ubusa. Natwe kuri wa munsi azatubwire kakajambo keza. Ariko basimbutse irya mbere rivuga ngo intama zizajya iburyo ihene zijye ibumoso. Ubwo bivuze ko nta hene yahinduka intama kubera ko yagaburiye abashonje. Kubera ko yasenze amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Kubera ko yafashije imfubyi. Ihene igirwa ihene no kubyarwa kw'ihene. Nibyo. N'intama ikagirwa intama no kubyarwa n'intama. Siko bimeze mwene dada. Niko bimeze muvandimwe. Siko bimeze mwene dada. Niko bimeze. Nibyo. Kuri ubundi ihene zizwiho kona. Ariko kuri ubu basigaye bororera mu biraro mu rugo. Ni mu rugo. Twemereye kuragira ku gasozi. Ihene rero yororewe mu kiraro ntiyone. Ntabwo ihinduka intama. Niyo yamara imyaka 5 mu kiraro idasohoka hanze. Igumana ihene ubuhene bwayo no guhebeba. Ntabwo imyitwarire rero ihindura ivuko. Siko bimeze? Niko bimeze. Ntabwo imyitwarire ihindura ivuko. Ahubwo niyo mpamvu hariho kuvuka ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Umuntu agapfa ku buhene akavuka ku butama. Amen. Imana ishimwe. Nuko rero bisaba ngo umuntu asobanukirwe neza iby'uwo Yesu wavuye mu ijuru. Yego. Ari Imana akambara umubiri noneho yamara kwambara umubiri akaza gucungura abambaye imibiri. Nibyo. Kimwe cyakishyiraho ibyaha byacu utaragiraga icyaha akanabihanirwa. Yego. Ariko icya kabiri nanone akaduha gukiranuka
kwe sibyo kugira ngo tuba bakiranutse ariko twambaye gukiranuka kwa Yesu. Dore umuntu rero agaragare nka Yesu imbere y'Imana nibyo ariko karagaciyemo nari mbikuye kuri presentation yawe nziza wari ukoze ariko uvuga uti ngende umutagatifu. Amen. Nagira ngo nsobanurire abantu uburyo umuntu aba umutagatifu, uburyo umuntu aba umukiranutsi, uburyo umuntu aba uwera, uburyo umuntu aba umuziranenge. Niko biriva mu Bakolosayi mu gice cya mbere ku murongo wa 21 ngo murabera n'abaziranenge mutagawa imbere y'Imana nta mugayo n'umwe. Niyo nzira binyuramo. Hari rero izindi nzira z'ubutubuzi abantu bagenda bashyiraho bati nibibonaho ibyaha juza tugukuraho ibyaha, juza ubitubwire tubikuvaneho. Hari abantu batsindiye icyo kiraka ariko watanze isoko nawe ubwo agiye kumenyekana mu ntebe za penetensiya n'ahandi henshi mu byumba n'ahandi henshi no ku misozi n'ahandi henshi abantu bigize abakuraho abandi ibyaha kandi ntibibaho ntabwo bibaho. Inzira imwe yo gukira ibyaha no kwizera. Nuza mubonye Yohana 1:29 yaravuze ngo dore nguriya ntama w'Imana niwe ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Tekereza umuntu uhagarara mu mwanya w'uwo akavuga ko n'abakuraho abantu ibyaha gusa rimwe na rimwe abantu basitara ku byanditswe kubera kudasobanukirwa icyo bivuga, icyo bishatse kuvuga. Noneho bakabihuza n'imyifurize yabo bagakora amahano kakahava. Mu by'ukuri nubwo tuvuze ko ikibazo cy'ubunyabyaha Yesu ariwe wagikemuye agakura abantu ibyaha akoresheje urupfu yapfuye, amaraso yamennye nk'impongano y'ibyaha by'abari mu isi, anatwambitse gukiranuka kwe. Nyine koko nk'uko tumaze no kubivuga usanga hariho abantu basa n'abatsindiye nanone isoko ariko ukibaza umuntu wabahaye iryo soko ukamuyoberwa isoko ryo gukuraho abantu ibyaha, mu gihe na Yohana mubonye nk'uko tubisoma mu rwandiko mu ivanjiri ya Yohana mu gice cya mbere umurongo wa 29 yaravuze dore nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha abandi nabo baca inyuma muze tubakureho ibyaha. Nukuri abantu ni antikristo ku rwego rukomeye cyane, mbese barwanya Yesu ku rwego rukomeye cyane. Ni gute Yesu ari we warakuye abantu ibyaha n'undi muntu agahindukira agahamagara abantu ngo nibaze ajya bakuraho ibyaha ariko nanone nyine ugasanga hari ukuntu abantu basitara ku byanditswe byera ntibasobanukirwe icyo bivuga, noneho bakajya bahimba nanone icyo bahuza n'ibyo byanditswe. Nk'urugero koko Yesu haraho yatumye abigishwa kuvuga ubutumwa bwiza ariko aranababwira ngo abo muzababarira ibyaha bazaba babibabariwe. Ayo magambo nagira ngo tuyasome Mugisha, tuyasome tuyaganire n'abadukurikiye, noneho dutanga umucyo ku cyo Yesu yashakaga kuvuga igihe yabwiraga abigishwa iryo jambo. Ni amagambo aboneka no mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 20 n'umurongo wa 23. Aravuga ngo abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe, abo mutazabibabarira bose bazaba batababariwe. Amena. Abo muzababarira ibyaha bazaba babibabariwe, abo mutazabibabarira bazaba babibabariwe. Mugisha ngaho rero aho rero niho ikibazo kivukira. Bati natwe turabakozi b'Imana tumeze nk'uko izo ntumwa zari zimeze. Abo bigishwa Yesu yatumye ubwo yabahaye ububasha natwe ubwo bubasha twarabuhawe. Aba bigishwa batumye kubabarira abantu ibyaha mu buhe yego byumvikane abantu baduteze amatwi. Abo Yesu yabwiraga bari intungane, bari abakiranutsi, dore ko ubundi aya ni amagambo yababwiye amaze kuzuka. Abereka inkovu zo mu rubavu, abereka
no inkovu zo mu biganza. Yego. Arangije kubibereka arabatuma. Nibyo. Yarabatumye ubundi iki? Ko yaramaze kubereka ko yazutse, gupfa no kuzuka birabonetse. Yego. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko gupfa no kuzuka bya Kristo byaduhinduye intungane mu maso y'Imana. Riri mu Baroma 4 Yego. 25. Yatangiye ibicumuro byacu azurirwa kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo amaze yahise abatuma. Yego. Abatumye gukora iki? Aha. Abatumye kuvuga iki? Aha. Abatumye kujya kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'icyo bakorewe mu rupfu no kuzuka bya Kristo. Amen. Ni ukuvuga ngo yarabeguriye noneho, yarabahaye ubushobozi, kuko hari aho yababwiye nanone amagambo avuga ngo arabatumye, byanditswe byera niko bivuga ngo mbatumye mu mahanga yose kubwiriza ubutumwa bwiza. Ngo abo yoherezaga nabari barizeye kubabarirwa, nabari baramaze kwizera igitambo cya Kristo, gupfa no kuzuka kwe ko byabakuyeho urubanza rw'ibyaha. Iyo nkuru nziza rero niyo bagombaga kujya kubwira abandi. Iyo nkuru nziza nitubivuga abantu bumve iri jambo nk'uko nyine Yesu arivuga, ntabwo ari ukubabarira abantu ibyaha nk'aho bari bahemukiye intumwa, ahubwo ni ukubabwiriza ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bw'imbabazi, ubutumwa bwiza bw'igitambo cya Kristo Yesu cyatangiwe kugira ngo abari mu isi bababarirwe ibyaha ariko binyuze mu maraso ya Yesu. Noneho nibizera ubutumwa bwiza bazaba bababariwe ibyaha. Biri kumvikana. Yego. Abantu bazagirirwa ubuntu. Yego. Bakumva message. Yego. Cyangwa se ubutumwa izo ntumwa zari zishoreye. Yego. Butangaza ko imbabazi z'ibyaha yego zabonekeye mu rupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Yego. Abazatega amatwi bakumva iyo nkuru bakanayizera bazaba bababariwe ibyaha. Urumva, urabona Petero ageze kwa Koruneliyo nko mu gice cya 10 ku murongo wa 43 cy'ibyakozwe n'intumwa, yaravuze ngo abahanuzi bose baramuhamije bavuga ko umwizera azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Amen. Ubona ko avuze ubwo butumwa abanyamahanga bari bari kumwe na Koruneliyo, na Koruneliyo ubwe bahise bizera. Amen. Ngo bizeye ko mu izina rya Kristo Yesu bababariwe ibyaha byabo. Kubyizera rero, bakimara kubyizera ubona ko n'ijambo ry'Imana rivuga ko bahise bahabwa umwuka wera. Ngo ni ubutumwa, ni message yo kujya kubwira abantu ibyo Yesu yakoze. Babyumva, bakabyizera, bakaba bababariwe ibyaha. None se ahubwo none reka tujyane. Ni gute ahubwo yego umuntu yitwa umwigisha w'abantu, yego, akareka umuvugabutumwa, yego, noneho message atanga ahora abaha ubwayo ntibaheje kubabarirwa ibyaha, ahubwo bakababwira ko ibiganza azajya barambikaho, yego, bizajya bibahesha kubabarirwa ibyaha, ariko n'ubundi bikarangira batiyumvishemo ko bababariwe. Umuntu avuze ko abantu bahuye n'abatubuzi, umva niko kuri, yababeshye? Ntabwo yababeshye. Abo muzababarira ibyaha bazaba bagize gute? Bazaba babibabariwe. None se bazababarirwa bikeya? Ni byose. Bazabarirwa se bimwe mu byaha byabo? Oya, ni byose.
ikigaragara ko umuntu atahuye n'intumwa za Yesu nuko agifite ibyaha. awe n'intumwa za shitani. Nibyo kuko intumwa Yesu yatumye yaziye ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha. Yego. Bitavuye mu kubarambikaho ibiganza, ahubwo bivuye muri message batanga y'umusaraba, message y'urupfu rwa Yesu. Yego. Kuko niho ibyaha by'abantu byabonewe igitambo, niho umunyabyaha yapfiriwe. Yego. Niho ikibazo cy'ibyaha cyakemukiye. Yego. Nkundi ko razivuga ngo ku musaraba wa Yesu niho byarangiriye. Twagaruka mu byanditswe. Yego. Hakavuga ko nanone ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa ngo tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo be bihagije iteka ryose. Ahandi ngo muri Kristo niwe Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Ahandi iyo usomye ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 5 havuga ko Yesu ari we mugabo wo guhamya uko kwezwa ko kwabayeho. Ari amagambo avuga ngo no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya n'imfura yo kuzuka, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. Noneho hepfo aravuga ngo akaduhindura abami n'abatambyi, ahubwo noneho twajya twaba abatambyi. Noneho umuntu ahinduka kuko twamaze kwizera ko mu maraso ya Kristo Yesu twababariwe ibyaha, twejejwe ibyaha. Noneho iyo nkuru nziza, kuko natwe dutamba ibitambo, ariko igitambo twe dutamba si biriya birirwa babwira abantu, ni ukuvuga urupfu no kuzuka bya Kristo. Ko mu maraso ya Kristo umunyabyaha yababariwe ibyaha bye. Uwizeye icyo gitambo abibwiwe n'abatambyi nabo berejwe uwo murimo, kuko icyo gitambo cyabejeje. Iyo nkuru nziza niyo dutangaza. Noneho rero yego, uwo tutazabibabarira yego nawe azaba atabibabariwe. Ariko ubwo ni muntu ukimugisha. Jewe ndamwumva nk'umuntu wakanga kwizera. Wakanga kwizera inkuru nziza. Yego. Kuko kwizera kuzanwa no kumva. Yego. Kumva ariko nanone wakumva ukizera. Kuko ijambo ry'Imana niko rivuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane. Yohani 3:16 ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo umuntu wese utazizera ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo nyine yababarirwa. Wanze kwakira ubwo butumwa bwiza bw'imbabazi zabonekeye muri Kristo Yesu, ibyaha bye azabigumana. Yesu ajya kubwira abafarisayo ngo nimutizera ko ndiwe muzapfana ibyaha byanyu. N'umuntu rero utazizera ko ibyaha bye byamukuweho byose bigashyirwa kuri Kristo. Yego. Akabibera igitambo, akabibera impongano. Ubwo akaba aribwo butumwa bwiza twahawe ngo natwe tugiye kubwira abari mu isi bose. Uwo azaba yanze imbabazi, ibyaha bye azabigumana, n'ibyo azabipfana, azabyigumanira. nibyo nguko uko intumwa zahawe kubabarira abantu ibyaha. Ariko iyo dusomye mu Bakorinto ba 2 nyarukirayo turebe mu gice cya 5 murongo wa 18. Yego, nahageze, dusomere twumve. Nisha guhera kwa 17. Reka mpere kwa 17. Aravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya.
ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Uwo murongo nawe ushakaga. Igihe umurimo utangirwa nibyo n'umurimo utangwa uwari wo nibyo n'utanga uwari we nibyo. Karabe. Ariko ibyo byose yego bituruka ku Mana yiyunze natwe. mbere ya byose nuko Imana yabanje kwiyunga natwe ku bwande ku bwa Kristo. Baturambitseho ibiganza oya ku bwa Kristo. Abadukurikiye rwose mwumve kweri ko ibintu bisobanuke neza muve mu rujijo, mwizere Yesu, mubabarire ibyaha. Tubuzi twabubayemo igihe nabibarambitseho igihe kinini. Oya ngo ukize inkubara arayiganira y'Imana imaze guhishurira umuntu ko yiyunze nawe ku bwa Kristo. Umuntu akamara kubyakira mu mutima akakira ubwo bwiyunge. Yego. Uwo mwanya ibimuhaye umurimo wo kujya kunga abantu n'Imana. Wo kujya kunga abantu n'Imana nibyo. Mu yandi magambo abahamagariwe kujya kubwira abana ati muzi ikibazo cyanyu cyarakemutse. ubwo ababyemeye ubwo ababyizeye bakaba biyunze n'Imana. ubwo Imana nta cyaha iba ikibabaraho. Umurongo ukurikira ariko ni kuvuga ariko tugira aho ngaho ibi bintu barabyigira. Ntabwo babyigira. Ntabwo ibi bintu bajya kubyiga mu mashuri. Ibi bintu ntabwo bajya kubyiga muri teoloji. Nize teoloji babwiye ariko nize teolojiya imyaka 4. Nshyiraho n'indi teolojiya yitwa ekore mawusi. Ibyo bintu ntabwo babyiga mu mashuri. Mu mashuri bigamo ibigendanye naho Dawidi avukira, ngo vuka ngo kwa Yesaya ngo yavutse ngo mu mwaka uyu n'uyu, bagashyiraho ngo kwihana ngo mu kigira ikiguhindukira ngo babyita ngo metenohiya. Ibyo bintu nta bibi. Uyu murimo ntabwo bawiga. Nta shuri riwigisha. Ntaryo. Ahubwo ngo bituruka ku Mana ubwayo yiyunze natwe ku bwa Kristo, irangije iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ni Imana iwitangira. Yego. Ikawuha umuntu umaze kwiyunga nayo. Umuntu umaze guhishurirwa ubwiyunge Imana yagiranye n'abantu muri Kristo. Uwo mwanya abahawe umurimo wo kujya kunga abantu n'Imana. Uriya mugore wahuye na Yesu ku iriba uvugwa muri Yohana mu gice cya 4. Yego. Amaze guhura nawe. Yego. Amaze guhishurirwa ko ari Mesiya. Yego. Bahuye. Yego. Ngamubwiye ibye byose kandi ubutumwa bwiza bugusobanurira ibyawe byose. Burakumanuka. Yesu amubwira ati nyihera kwayo mazi ni inywere. N'ubundi iriba ryari rintagangaye. Nibature yari yarananiye. Kwiriza ubusa. Yabaze ko yateze wowe cya kivomejo mbona ufite. Yego. Kandi uri kumbwira ngo uraza kumpa amazi ku buryo ntazongera kugaruka kuvoma hano. Bati we na rusengero ufite. Yego. Uri kumbwira gute ko ari wowe ugiye kumpesha ubugingo? Mbwira urusengero rwawe ruri. Umugabo duhuri hanga kwiriba. Nta n'ikivomesho ufite wowe. Nta n'ikivomesho, nta diplome ya teoloji ntayihari ufite. Ngo niyo kivomesho. Utayifite n'uvoma hanze. Nta n'ahantu nzi wigeze ubatirizwa mu mazi menshi cyangwa makeya. Bakurambitse ibiganza byari bagusengeye. Ninde wakwimitse kugira ngo niko yamubwiraga buriya ikivomesho kirihe kugira ngo uvuge ngo uraza kumbesha amazi y'ubugingo. Yesu aramubwira ati yaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi ngo nawe umusabye akaguha amazi y'iki y'ubugingo. Urumva amazi yavugaga noneho
ni ijambo ry'Imana. aramubwira ati n'ubundi nari naratagangaye. aho nereye nibwo nashakaga kandi narahebye nyihera. ariko ngo akimara kunywa yego yataye ikivomesho. uhita ugita ubwo uzi ko nawe yarabaye umwunzi. yarabaye umwunzi. uhita ugita ni kumurira ibyo avuga ngo ajya ku iriba ry'isi ijoro 23 ngafite inyota nyinshi ngo yabagiye kunywa hariya bakubwira ati hariya ho hari umuhanuzi ukureberayo. atarareba ati arareba n'agashishi. ati hariya ho muri murya ibibazo byawe uvayo. hari ikinyoma cyari gihari kivuga ngo ni murya ngo irye ibibazo ngo ikagarura ibisubizo. ngo muzaze ngo tujye muri murya ngo irye ibibazo ngo ikarekura ibisubizo. umuntu aba yarashatse Imana yaratagangaye. yakwanga kw'iryo riba bamwira ngo hari mu Rwanda ni imbwa ngo hari no mu bujurire na Samatare ngo no mu Rubavu rw'Umukiza ngo no mu Rusesimanza. ati aho nuhajya ntuhabonera Imana uzahebe. uriya mugore rero yarabati n'ubundi naratagangaye nyihera ayo mazi. na jangwani hari ngo mu cyumba cya 4 hari icyumba bitaga icy'umupasiteri witwa Yongwe. Hongo yo bitakemukiraga ariko nigeze njyayo. yego cyana ahubwo inyota irushaho nuko ariko aramubwira ati rero nyihera kwayo mazi n'ubundi nararushye. nta dini ntagiyemo nta butayu ntagiyemo ntaho ntashakiye amazi amara inyota ariko inyota ikarushaho kuba nyinshi. Yesu rero aramubwira ati nyizera gusa kubera ko igihe kirageze. yego ubwo abantu bazongera gushakira Imana ku iyi misozi cyangwa se Yerusalemu ngabwo igihe kirageze kandi kirasohoye. ubwo abasenga data by'ukuri bamusengera mu kuri no mu mwuka. Yesu yavuze ko ari we nzira kari nawe kuri kari nawe bugingo ko nta ujya kwasa atari we umujyanye. umuntu yizerera Yesu ku mugezi. yego nta gatuti gahari nta ruhimbi n'ijuru aribonera ku mugezi. ahita ati ikibindi ariruka aravuga ati ajya kubwira abantu ibyahuye nabyo. ajya kunga abantu n'Imana batabanje kumurambikaho ibiganza. umurimo abagize gute? abarawukoze. abaranawubonye nyine guhera uwo munsi babonye umurimo. kuko Yesu yamubwiye ati nunyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza iva mu nda yawe. imigezi itangira kududubiza. yego atangira kubwira abantu iby'ubugingo buhoraho bonerwa muri Kristo. bavuze rero ngo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. uriya mugore yarahindutse umuvugabutumwa bwiza abwira abantu Yesu ubabarira ibyaha. yego abwira abantu Yesu utanga ubugingo. ni nako byagenze no kuri wa undi wavutse ari impumyi. yego urya wavutse ari impumyi ahuye na Yesu amuhumuye ngo yahise yirukanka. yego ngo ajya kubibwira abandi. ni inkuru iba muri Yohana mu gice cya 9. mu gice cya 9 nibyo ubwo uhumutse ako kanya ajya kubwira abandi uwamuhumuye umaze kwiyunga n'Imana ku bwa Kristo. yego abahawe umurimo wo kuyunga n'abandi. ibyo nta diplome bisaba nta titre runaka nta n'izina runaka bisaba rwose cyangwa aho ubarizwa n'icyubahiro runaka cyaho waba ubarizwa runaka. ibyo ni uhabwa uwo murimo n'uwamaze nawe kwiyunga n'Imana nawe agahabwa kujya kunga abantu n'Imana. agahabwa kujya kunga abantu n'Imana. kubunga nayo ni ukubatangariza ubwo bwiyunge. kuko umurongo ukurikira nicyo uvuga. mbese umurongo ukurikira usobanura icyo umuntu akwiye kubwira abantu. wa 19 uravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. noneho rero kubabarira ibyaha noneho bigiye byasobanuye igihe byakumvikana. uyu mwunzi agenda niye message
agendana message yo kubwira abantu ko Yesu utarigeze kumenya icyaha, ko noneho muri we Imana yiyunze n'abantu binyuze muri we, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Iki kintu kirakomeye. Uzi ko hari umurongo usoma muri Bibiliya umuntu yawumva akavuga ati se urimo. Hari igihe abantu bavuga ati banza Mugisha afite Bibiliya ari gusomamo yiwe, ati ni Bibiliya yindi itandukanye, ariko wowe uzasome mu yawe muri yindi wiguriye. Bibiliya iri kukubwira ngo muri Kristo Imana yiyunze n'abari mwisi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Sibyo? Nguko uko rero noneho abantu bunga abantu n'Imana ni ukubatangariza ko muri Kristo Imana yiyunze nabo ntiyabikibabaraho ibyaha byabo. Ntagarwabwira ngo muze tubarambikeho ibiganza ngo mukiri ibyaha. Wowe ntubifite se uri kubarambikaho ibiganza, wowe warabikize. Ahubwo kandi nawe uvuga ko ubarambikaho ibiganza, nawe ubanza kwiherera. Muri kwihererana ngo n'Imana, hanyuma umunyabyaha se bishoboka ko yakiza undi munyabyaha? Ntabwo bishoboka. Ko umunyabyaha yarakwiye gukizwa n'utarigeze kumenya icyaha. Uwo ni Yesu. Noneho uwo murongo urakomeza. Hariya niko dusoje. Ni umurongo uri mu Bakorinto ba 5:18 na 19 naho turi. Ngo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Uzumva bavuga ngo uramuntu ngo afite ijambo. Wafite ijambo ngo yawe ngo nagira ijambo ngo yarahamagawe Imana iratoranya ngo afite amavuta ngo arakeba, kubera kazi kuvuga ngo Mefibosheti ngo ngava ngo ngirude ba ngo kwa Makiri ngo mwene Amiel bafite n'ukuntu bahindura ijwi. Ariko ijambo ry'umwuzuro unyibukije kandi ikindi ngo Morodekayi ngo ari ku irembo ry'ibwami, ngo Imana ngo imukura ku irembo ry'ibwami ngo imwicaza ku ifara biramutambagiza, ngo niko nawe Imana igukuye ku irembo ngo iragutambagiza. Mwamwumva ngo afite ijambo ngo ry'umwuzuro, umwesikoro mubi cyane, umubeshyi. Ijambo ry'umwuzuro niribwira abantu ko muri Kristo Imana yiyunze nabo ntiyabikibabaraho ibyaha byabo, kugira ngo uryumva akaryizera yakira ubwo bwiyunge, nawe abeho yarababariwe ibyaha, abeho nta mutwaro. Ariko umutwaro w'ibyaha mugi uremera kurusha samuterera, kurusha kwikoreza ikimodoka cya samuterera ukagenda ugihetse. Nabyo urumva ko bidashoboka, nabyo ntibishoboka. Ariko umutwaro w'ibyaha uremera kurenza ibyo bintu. Uraremera, nta modoka wagendamo ngo ugende unezerewe ufite umutwaro w'ibyaha. Niko muririmbyi avuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ngo ntihagire ikibasha kumara umubabaro. Arega n'indwara z'agahinda gasaze naho zituruka, naho na za hypertension na za stress naho zituruka, naho ziva. Hari igihe dushakiramo ikibazo atari byo bifite ikibazo n'uwo mutwaro w'ibyaha. Nta magara mazima umuntu yagira ari atwaye ikimungu kimubwira ngo nupfu uzarimbuka, n'ubundi yumva ibyo akora byose akorera ubusa. Sibyo? Niba twahasoza aho hantu kuhasoma, twahasoza 20 aravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ngizo za ntumwa rero, ngizi ntumwa ngizo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ngo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Amen. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Ubwo si ntumwa nizasengewe? Oya ndasengewe ku bushumba. Oya, ntabwo intumwa ari zasengewe ku bushumba, ntabwo ari izamenweho amavuta yayandi ngo ya Elayo. Oya. Ahubwo nabasobanukiwe neza uburyo Imana yiyunze n'abari mwisi muri Kristo Yesu. Akaba ari nabwo butumwa bashyira abari mwisi bose ngo mu cyimbo cya Kristo.
ngo ndetse bisa naho Imana yingingira n'ubiri kubingingira muri twe ngo nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Nabatumye mugende mu cyimbo cyanjye, yego pe, mubwire abantu ibyo nakoze. Amen. Mubwire abantu ko mu maraso yanjye bababariwe ibyaha byabo. Mubwire abantu ko namaze kwiyunga nabo byarangiye. Ndetse ari amagambo ari mu Bakorisayi igice cyaho cya mbere ku murongo wa 21 havuga ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwarabanze bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, ariko none ngo yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we kugira ngo abashyire imbere yayo. Murahabera n'abaziranenge mutagawa. umurongo wa 21 yego, umurongo wa 21 impamvu tubinginga yego niyi ngo kuko utigeze ngo kumenya icyaha ngo Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu ngo kugira ngo muri we ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amina. Niyo mutwinginga abantu nuko ikibazo cyakemutse, nuko ikibazo cyarangiye, nimuze mubyina insinzi, nimugendere mu byo Yesu yakoze. Ngubwo ubuzima bw'ubutsinzi, nimujye mwataraka noneho, mujye mwataraka, mujye mwaririma ngo yaranesheje yaratsinze, ni uturwanira intambara. Intambara yarwanye niyo y'icyaha kandi yaratsinze. Nibyo rwose. Ahubwo bagendere mu nsinzi ya Yesu Kristo. Amina. Kandi ubwo ni nabwo buzima butuma unatsinda no mu bindi byose, sibyo? Wa muri ibyo uvuga ngo yagendaga aremerwa n'ibyaha ngo ntihagire ikibasha kumumara umubabaro, ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane ngo hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi, ngo ntacyabashaga kumumara umubabaro. ubwo umugore w'ikizungerezi ntabwo yakumara umubabaro. Narijyaga numva n'abavuga ngo bafite ngo abagore ngo umugore ngo Imana ngo yamaye ngo umugore ngo usa n'icyapa cya MTN, ukeye nk'icyapa cya MTN, ukeye nk'icyapa cya MTN, ubona we ntiyakumara pastor ujye uvuga ngo ndi mama pastor, uwo nawe ntabwo yabasha kukumara. Abana beza basa na se ntabwo bakumara umubabaro. Amashuri, amafaranga, imodoka, inzu nziza ntabwo yabasha gutura muri Kigali, ntabwo byakumara umubabaro. Kugeza ubwo yageze kugenda mu ndege ugiye i Burayi ntabwo byakumara umubabaro. Umara umubabaro n'umwe gusa. Aravuga ngo ndashima umusaraba, ngo ndashima yamva nziza, ngo ariko cyane ngo ndashimira umwami Yesu. Nibyo twababwiraga ngo ari umuririmbyi yavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe ngo ugende uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu bahabwe ubwo buntu, ubwo butumwa nawe twara ubwo, ariko banza ubwaki nawe utwara ubwo. Yego. Naho ngo Imana ngira bamwakuye umwaku kuriho, niba ugitwaye umutwaro w'ibyaha ngukuye w'igisuzuguriro kikuriho, kuko igisuzuguriro ni umutwaro w'ibyaha. Nuko kugikurwaho nukwemera ko cyagiye kuri Yesu ngo yaratukwaga agasuzugurwa, ngo ntiyari afite ishusho yo kwifuzwa n'abandi. Iyo wemeye ko igisuzuguriro cyawe cyagiye kuri Yesu, ubukuweho igisuzuguriro cyane, igisuzuguriro cyankuweho nanjye. Ibindi ni ukubeshya, ibindi ni ugutubura. Nta myambaro myiza Imana irakwambitse nk'akarabyo, oya, nta myambaro myiza yagukuraho igisuzuguriro ndayo. Ahubwo kwizera ko umutwaro w'ibyaha byawe wagiye kuri Yesu Kristo, agahanwa mu cyimbo cyawe, ukabaho utabarwaho icyaha na kimwe imbere y'Imana. Twasobanuraga uburyo noneho intumwa Yesu yatumye zibabarira abantu ibyaha kandi bakaba babibabariwe, ubutazongera kubarwa kuri bo ukundi, sibyo? Ntago ari kubabarirwa umwanya umwe. Abo muzabibabarira bazaba babibabariwe. Bazaba babibabariwe mu buryo bw'iteka ryose. Umurongo wa 18 yego,
uwo mu baheburayo mu gice cya 10 yego uravuga ngo nuko rero yego ubw'ibyo bibababariwe ngo ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha kandi na za mbabazi wasabaga ubwo ni ibitambo watambaga namana mbabarira ni ibitambo watambaga ariko ubw'ibyo bibababariwe ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha igitambo cyaratanzwe muvande dusoreje hase aricyo byabitwaye ntacyo byaba bitwaye nge rero nimero zanjye hari uburyo bwinshi bagiye bazibonamo yego ongera ubahereze nimero kabahereze nimero kugira ngo uzabwire abantu neza yego uburyo watumwe yego kubahereza message yo kubabariwe ibyaha yego urakoze cyane reka mbahe nimero yanjye ni 0788 39 yego 26 yego 335 nibyo reka subiremo ni 0788 39 26 335 abantu bakeneye kwiyunga ni Imana dore umwunzi nibagane abunzi dore ngaba murabareba Imana yaberetse abunzi noneho yajya yahishura abunzi by'ukuri va mu gihirahiro nibyo va navuga ngo va mu buyobe yego ari uko bajyaga bavuga ngo va ku giti dore umuntu pe ibiganiro byacu rero bihoraho reka iki tugisoreze yego mufana aha ngaha dushima Imana dushoboje kugitambutsa namwe abadukurikira turabashimiye mukomeze mukurikira ibiganiro byacu ko ni byinshi mukande subscribe mubisangize abandi naho butaha bye bye amen.